Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni yayo tubicano yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu uba usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukagenda cyandika ku gapapuro ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo nukubutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira amasomo mashya tubigishije mugiye muhita muyabonera ku gihe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, watwandikira kuri 0788 16 ugufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero wayitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gikosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, cyangwa mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Ndatekereza ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kibaza ngo uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende muri ibi byapa bikurikira, ni ikihe wakwitondera? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, imbere yawe hari ikinyamitende ushaka kukinyuraho. Ese mwa bino byapa bine ni ikihe cyapa wakwitondera? Tegereze neza. Icyapa A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, uriko nako harimo akantu kameze nk'agatambaro kari guhuhwa n'umuyaga. B uri kuyibona nayo ni icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, kiriho agakoni gakatiye ibumoso ariko hacishijemo umurongo. Ndakeka kuri kubona hano kuri C naho ku ni icyapa kimeze, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Na D uri kuyibona ukuntu ikoze, ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu ariko hacishijemo umurongo ukoze agakubo. Ese uri gutambuka, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, mwa bino byapa bine ni ikihe wakwitondera? Ese ni icyapa A? Ese ni icyapa B? Ese ni icyapa C? Cyangwa se ni icyapa D? Tekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ni icyapa wakwitondera ni icyapa cya C. Icyo wakwitondera kuko cyo kiba kikubwira gukomeza imbere. Murabizi ugiye guca ku kinyamitende ibiri, ubwo haba harimo nka za velomoteri cyangwa amagare. Icyapa mwa kino wakwitondera ni icyapa C. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, nayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? A iravuga ngo amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B ikavuga ngo amatara kamenabihu y'imbere. C ikavuga ngo amatara yo kubisikana. D ikavuga ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ni mu gihe cy'imbeho cyangwa se ni mu gihe kibi? Ntabwo urumuri ruhari ruhagije kugira ngo ubone neza imbere. Ese ni ayahe matara y'urugendo wakoresha? Mwayo matara baduhaye, murabizi ikinyabiziga kiba gifite amatara agiye atandukanye, ni ayahe wakoresha? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, amatara yo kubisikana n'aya kamenabihu. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B, amatara kamenabihu y'imbere. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, amatara yo kubisikana, cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D, amatara kamenabihu y'inyuma. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni igisubizo cya nyacyo ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, amatara kamenabihu y'imbere niyo ugomba gukoresha igihe hatabona neza, wenda bigeze igihe cy'ibihu utari kubona neza imbere ari ku manywa. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Murabizi hari ibinyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka bitewe n'uko ibyo binyabiziga biteye. None hano mwa bino bisubizo bine baduhaye, reka turebe ko hari ibyo turabonamo. A iravuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara
ndakeka ko mugenda mubibona biriya bigenda byigisha abantu gutwara, wenda uri kwiga nk'imodoka de ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, iba atariyo. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange nka za Kivu Beriti na za Ritiko, ikaba atariyo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 cyangwa se ukavuga ngo ibiro 3,500, ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ubugari bwa romoruki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ubugari bwa romoruki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Hano ibyo bipimo bakubajije ni ibihe? A iravuga ngo santimetero 75, B ikavuga ngo santimetero 125, C ikavuga ngo santimetero 265, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko santimetero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe ibingana na santimetero 100. Ubwo uri guhita wumva santimetero 75 ukuntu zaba zingana, santimetero 125 ukuntu zaba zingana. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri ni A. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Hano ikintu nabasobanuramo ni ikintu kijyanye n'utugarurarumuri. Bo ubwatwo ntabwo twaka, ariko bitewe n'urumuri rukubiseho gahita kaka bitewe n'uko gasa. Niba gasa umutuku akagarurarumuri hagakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga, uhita ubona katse umutuku, ariko ubwako ko ni kaka. Ubwo ibyo ntibitegetswe cyangwa ntibireba amatara akurikira. A iravuga ngo amatara ndanga, B ikavuga ngo amatara ari imbere mu modoka, C ikavuga ngo amatara ndangaburumbarare, D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ibisubizo byose nibyo, A aba ari igisubizo cya nyacyo, B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu sahani. Murabizi hari ibinyabiziga biba bifite umuvuduko bitagomba kurenza mu saha. A iravuga ngo kilometero 25, B ikavuga ngo kilometero 70, C ikavuga kilometero 40, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntabwo ugenda uri gupima ati mu saha ndi kugenda ibirometero bingana gutya, ahubwo ikinyabiziga cyose gifite moteri iyo uri kugendesha mu nzira nyabagendwa cyangwa iyo kiri kugenda, kiba kiri kugaragaza umuvuduko kiri kugenderaho, ku buryo uwo muvuduko ukomeje kugenderaho utari kuwuhindura mu saha waba ugiye ibirometero runaka. Ubwo biba biri kukwereka wenda ngo nukomeza kugenda kwa uno muvuduko uragenda kilometero wenda 40 mu saha. Niyo mpamvu ikinyabiziga kiba kibifite. Hano rero igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bugomba kugira amatara ndangaburumbarare. A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, B iravuga ngo metero 2 na santimetero 50, C iravuga ngo metero 3, D iravuga ngo metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza subizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ibinyabiziga bifite ubugari
bukurikira ni ibihe ubuhe bugari bigomba kugira bigira amatara ndangaburumbarare? Ese ni ubugari bwo kuri A metero 2 na santimetero 10? Ese igisozo cy'ukuri ni B metero 2 na santimetero 50? Ese n'igisozo cy'ukuri ni C metero 3? Cyangwa se n'igisozo cy'ukuri ni D metero 2? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A metero 2 na santimetero 10. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A iravuga ngo santimetero 30, B ikavuga ngo santimetero 40, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Murabizi nyine akagarurarumuri cyangwa iryo tara uvuye ku butaka ntabwo bigomba kujya munsi ya santimetero 40. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B ikavuga ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, naho imbere akaba ari metero 1 na santimetero 70, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hari umuntu wampamagaye arambaza ati ese ibi bibazo nibyo bigaruka? Ndakeka ko ntabwo bajya kure ya bino gazeti. Uba ugomba kwiga bino bibazo, niyo mpamvu uba ugomba kubona imyitozo myinshi ihagije kugira ngo uzatsinde ku manota yo hejuru kandi bitakugoye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. A iravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. B ikavuga ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande nijoro. C ikavuga ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A. Itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu joro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C. Itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 11 tegereze neza kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tugeze neza icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara cyanditsemo P ariko icishijemo umurongo w'umutuku. Ese icyapa gisobanura iki? A iravuga ngo birabujijwe ku kinyabiziga bitwara abakozi ba leta. Birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B ikavuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ikavuga ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D ikavuga ngo parikingi. Isano kino cyapa urabona gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20.
ese hano igisobanuro cya nyacyo ni a, ese hano igisobanuro cya nyacyo ni b, ese ni c, cyangwa se hano igisobanuro cya nyacyo ni d, parikingi. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iki cyapa gisobanura iki? Igisobanuro cya nyacyo rero ni b, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Murabizi hari ibinyabiziga biba byahagarara ahantu nijoro ryose bitewe n'uko bikoze cyangwa bitewe n'ibintu biba bitwaye. Rero iyo uhabonye kino cyapa ntabwo biba byemewe kuhahagarara umwanya munini. Niyo mpamvu igisobanuro cya nyacyo ari b, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tigeze neza, gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Rikonamo harimo akantu kameze nk'igare n'abantu, umuntu ufashe umwana mu kiganza cy'iburyo cyangwa cy'ibumoso. Ese kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, bekavuga ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, se kavuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, bekavuga ngo abanyamagare bagomba kuva ku gare bakagendesha amaguru. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Mbibutsa ko video yo ku byapa namaze kuyibakorera nyishyiraho. Uramutse ufitemo ikibazo ku bintu bijyanye n'ibyapa, wasura kuri YouTube channel yacu cyangwa ukanyandikira kuri 0789 935 16 nkagufasha ukayibona kugira ngo wihugure no ugera ku bibazo nk'ibi ujye ubuza ubusobanuro. Reba nk'umuntu wabyize neza ku ibyo byapa, isabona ko kino cyapa kiri mu byapa bitegeka. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a, ese ni b, ese ni c, cyangwa se hano igisobanuro cya nyacyo ni d? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Aho hantu haba haca ibinyamitende nk'amagare na velomoteri ndetse n'abanyamaguru, iyo nzira ariko ikaba itegetswe. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. A iravuga ngo burenga toni 1, b ikavuga ngo burenga toni 2, c bikavuga ngo burenga toni 24, d ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri, igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni a, toni 1, ese hano igisubizo cya nyacyo ni b, burenga toni 2, ese hano igisubizo cya nyacyo ni c, burenga toni 24, cyangwa hano igisubizo cya nyacyo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano bavuze ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure. Batubwiye uburebure, baduhereza ngo toni 1, kandi toni ni urugero rw'uburemere. Niyo mpamvu hano igisubizo cya nyacyo ari d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko uburebure ntabwo urugero rwago aba ari muri toni. Niyo mpamvu bavuze ngo burenga toni 1 akaba atari igisubizo cya nyacyo, burenga toni 2 akaba atari igisubizo cya nyacyo, burenga toni 24 nacyo kikaba atari igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu hano igisubizo cya nyacyo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiriya gice cy'umuhanda kigenewe ibihe bintu? Bino bintu baduhaye bikurikira. A iravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, b ikavuga ngo guhagararwamo umwanya muto no munini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, c ikavuga ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, d ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bari bamaze kukibona. Hano rero iki gice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe. Hano ntabwo a ariyo, b ntabwo ariyo, na c ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo igisubizo cya nyacyo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Ikibazo cya 15 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze bitatu bigomba gutangirwa uruhusa uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganwa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenza ibipimo bikurikira. Murabizi kwa kundi ibinyabiziga biba bikururana cyangwa biri kugenda hari ibyo bitwaye wenda biri kwamamaza, kwa kundi bashyiraho ibindi binyabiziga bagenda babicomekaho, ariko ntabwo biba bigomba kurenza ibipimo bikurikira. Abavuze metero 50, B baravuga metero 35, C baravuga metero 25, D baravuga ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandika ku papuro. D baravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C, metero 25. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. N'ayahe matara? A iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ikavuga ngo utugarurarumuri 2. Tugarurarumuri ndakeka ko nabibasobanuriye. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugarurarumuri 2. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atari igisubizo cya nyacyo, na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iratubwira ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugarurarumuri 2. Iki kinyabiziga, ibi binyamitende 3 bifite moteri biba bigomba kugira amatara ayo ngayo ari kuri A, ndetse n'utugarurarumuri. Mbibutsa ko utugarurarumuri ubwatwo nitwaka, ariko bitewe n'urumuri rukubiseho karaka, bitewe n'uko gasa habaho n'irangi ngarurarumuri. Ukaba utwaye ikinyabiziga, wacana amatara y'ikinyabiziga cyawe, wakubita ku iryo rangi ugahita ubona irangi risa nkaho ryatse. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni ubwo. Izo modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndakeka ko muzizi, harimo nka za Kivu Belt, za Ritiko. Izo nizo zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. None hano bari kutubaza ngo umuvuduko ntarengwa wazo mu saha ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, B iravuga kilometero 40 mu saha, C iravuga kilometero 25 mu saha, D ikavuga ngo nta kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kugenderaho, ku buryo ukomeje kugendera ko umuvuduko mu saha wagendera ku bw'ibyo birometero baba bari kukwereka. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha niwo muvuduko. Iyo nta mategeko awugabanya, imodoka zitwara abagenzi muri rusange zigomba kutarenza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo
iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3,500. ni iyo bavuze ngo kilograma 3,500 ni nk'aho bakavuze ngo 3.5 toni 3.5, kuko toni imwe ibingana n'ibiro 1000. ni a batubwiye kilometero 60 mu isaha, mbibutsa ko kilometero imwe ibingana na metero 1000 na metero imwe ikangana na santimetero 100. ubwo kandi zino ngero bakunda kuzikoresha mwa bino bibazo babaza, niyo mpamvu ibintu nk'ibyo uba ugomba nabyo kubizi. a iravuga ngo kilometero 60 mu isaha, b iravuga ngo kilometero 40 mu isaha, c ikavuga ngo kilometero 75 mu isaha, d ikavuga ngo kilometero 20 mu isaha. iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga toni 3.5. ni ubuhe? Isaniso cy'ukuri ni a kilometero 60 mu isaha. Isaniso cy'ukuri ni b kilometero 40 mu isaha. Isaniso cy'ukuri ni c kilometero 75 mu isaha, cyangwa isaniso cy'ukuri ni d kilometero 20 mu isaha. hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni c kilometero 75 mu isaha. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda bw'ikinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko ibyo bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. a hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. b ikavuga ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. c ikavuga ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. d ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Murabizi hari ibimenyetso bimurika byo bikoreshwa mu muhanda ngo biba bigomba gushyirwa iburyo cyangwa se bigashyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, ariko kugira ngo hagire ubutumwa butanga mwa bino bisubizo bine baduhaye. Murabizi mwa biriya bimenyetso bimurika, murabizi biriya bimenyetso bimurika namaze no kubakorera video nyishyiraho, bari gukoresha amatara atatu, umutuku, umuhondo n'icyatsi, biri kuyobora ibinyabiziga, biri kuyobora n'abagenzi. none biriya bimenyetso bimurika bishobora gushyirwa hagana he? ese igiso cy'ukuri ni a? ese hano igiso cy'ukuri ni b? ese hano igiso cy'ukuri ni c? cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni d? hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni c. kugira ngo birusheho kugaragara neza, babishyira ahantu kugira ngo birusheho kugaragara neza, umuntu wese biyobora abe yabibona bitamugoye. niyo mpamvu hano igiso cya nyacyo ari a, ari c, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatse rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? a iravuga ngo kuri buri nzira, b ikavuga ngo hagati y'amasangano, c ikavuga ngo iburyo bw'amasangano, d ikavuga ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu watwandikira tukagufasha. ukeneye kwiga by'umwihariko naho watwandikira tukagufasha, cyangwa hari video ushaka watwandikira tukagufasha, cyangwa se uramutse ugize ikibazo nka kino kizame turangije naho watwandikira tukagufasha. utwandikira kuri 0789 935 16 cyangwa byaba byihutirwa ukaduhamagara tukagufasha. ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. isaniso cya nyacyo ni a, kuri buri nzira. isaniso cya nyacyo ni b, hagati y'amasangano. isaniso cya nyacyo ni c, iburyo bw'amasangano, cyangwa se igiso cya nyacyo ni d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. hano rero igiso cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. hano igisubizo cy'ukuri ni d. a na b ni ibisubizo by'ukuri, agomba gushyirwa kuri buri nzira na hagati y'amasangano. ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayibona. ikintu usabwa ni ugukosora ibizame byinshi, ugasura kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere, ukagenda ureba n'amasomo twagiye dushyiraho kugira bigufasha. ikintu uba ugomba gukora ni ugukanda subscribe kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira amasomo tuje kubigisha mashya mujye muhita muyabonera ku gihe. mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.